Yesu ashimwe. Sayimbaza. Mbere na mbere kadushima Imana yuko twese ikomeje kuturinda, yaba twebwe hamwe namwe, izina ry'Imana rirabwa icyubahiro. Amen. Uyu munsi rero turi kumwe n'abandi bantu, uyu nguyu ni Ngabo, tugakurikiraho Joseline, nanjye na Adeline ndetse na Yeri. Ni twebwe nyine Imana yashimye kongera kudukoresha, izina ryayo rirabwa icyubahiro. Amen. Kadutangize indirimbo ya 707. Ku musozi kure hari umusaraba ubabaje ukojeje isoni, ndawukunda cyane kuko wabambweho uwacunguye abanyabyaha, nzogeza uwo musaraba kugeza ubwo nzikomeza ku musaraba kugeza ubwo nzambikwa ikamba. Mbega umusaraba bisi bahinyuye, nguranyura umutima wanjye, umwana w'intama yaretse ikuzo rye awikorera Kalvari, nzogeza uwo musaraba kugeza ubwo nzatumuruho, nzikomeza ku musaraba kugeza ubwo nzambikwa ikamba. Umusaraba wavushije amaraso ya Yesu umwana w'Imana, kuri wo niho umukiza yatangiye, maze ubwo mbabarirwa ibyaha, nzogeza uwo musaraba kugeza ubwo nzatumuruho, nzikomeza ku musaraba kugeza ubwo nzambikwa ikamba. Kubw'umusaraba nzaba umunyakuri, nihanganira isoni zawo kugeza ubwo uzajya
wacu mw'ijuru tunezeranwe iteka ryose nzogeza uwo musaraba kugeza ubwo nzatumuruho nzikomeza ku musaraba kugeza ubwo nzambikwa ikamba. dusabira dusengera. dusenge. Data wa twese urera urera urera, si yose yuzuye ishimwe ryawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ni ukuri nta cyatubuza kugushimira ineza watugaragarije mu gihe gitambutse, none tukaba tugeze muri aya masaha tugiye kwiga ijambo ryawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tegura imitima y'abumva ijambo ryawe, tegura imitima yacu, duhe umwuka wera, kandi umwuka uduhereza utubashishe gusobanukirwa n'ubushake bwawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kandi mwami uturinde kwivugira amagambo yacu, ahubwo uduhe ijambo ryawe aba ariryo tuvuga, mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Aho twasoreje ubushize twasoreje kuri Mukristo yageze ku musaraba, umutwaro we wamuvuyeho, noneho aririmba indirimbo. Noneho amaze kuririmba indirimbo yishimye, n'undi yari akiri mu nzira ye yasanzemo abasinziriye n'aburiye inkike. Ndota agenda atyo kugeza aho yagereye mu gikombe, abonamo abantu batatu basinziriye hirya y'inzira ho hato, bafunze iminyururu ku maguru. Umwe yitwa Muswa, undi yitwa Bute, uwa gatatu yitwa Ruhangara. Mukristo abonye baryamye batyo ajya aho bari ngo ahari yabakangura, arabahamagara ati, yemwe abasinziriye muhwanye n'abasinziriye ku isonga y'igiti, nuko nimukanguke tugende, kandi mwemere nanjye mbafungure iyo minyururu. Kandi ati uzerera nk'intare yivuga, yanyura aha ntimwabura kuba umuhigo we w'amenyo ye. Barakanguka baramureba, bamusubiza batya. Muswa aramusubiza ati, simbonye ko hariho akaga. Bute aramusubiza ati, reka nongere nsinzireho gato. Ruhangara aramusubiza ati, ikibindi cyose giterekwa ku cyacyo ndiba. Bavuze ibyo barongera bararyama barasinzira. Mukristo akomeza urugendo. Ariko ababazwa n'uko abo bantu bari mu kaga kameze gatyo, batitaye ku kugira neza k'umuntu ushatse kubakiza. Ahangaha bavuze ibyo barongera bararyama barasinzira. Mukristo akomeza urugendo, ariko ababazwa n'uko abantu bari mu kaga kameze gatyo, batitaye ku kugira neza k'umuntu ushatse kubakiza ku mbabazi. Abakanguye abagiriye inama, yemeye kubafungura iminyururu. Akibabajwe n'ibyo abona abantu babiri burira inkike y'ubumoso bw'iyo nzira ifunganye kugira ngo bayigeremo. Barihuta bamugeraho vuba. Umwe yitwaga Mihango y'idini, undi yitwaga Ndyarya. Bamugezeho Mukristo aganira nabo atya. Mbere y'uko dukomeza katugira akantu tuvuga hano. Turi kubona amagambo akomeye agaragaza Mukristo igihe yari amaze kuva ku musaraba. Hari ikintu cyabayeho. Amaze kuva ku musaraba atuye umutwaro, Imana yamuhaye umurimo wo kubwiriza abandi. Iyo umuntu amaze kwakira Kristo mu mutima we, abahawe inshingano, abahawe
ababaye umusirikare wa Kristo ndetse ahamagarira abandi kujya muri icyo gisirikare. Ariko muri icyo gisirikare iyo umukristo yemeye kwakira Kristo muri we, ababaye urwandiko rwanditse mu mutima we, urwo abantu bose bamenye bakagenza ute, bagasoma. Ariko nubwo rusomwa n'abantu benshi bakanakanguka, ariko benshi ntabwo bashaka kugendera muri iyo nzira. Iyo nzira mu Kristo yahisemo benshi ntabwo bashaka kwigenderamo. Twabonye yuko umwe yitwa Bute, undi yitwa Ruhangara, undi akitwa nde? Akitwa Muswa. Reka njye mvuge kuri Muswa, namwe muragira icyo muvuga kuri Ruhangara ndetse na Bute. Muswa agaragara no mu Migani igice cyaho ni icya 3. Reka tuhasome ibya Muswa. Warariswa ariko akanga, ariko nyuma yaho kaga ahura nako karakomeye cyane, kubera ko yanze kwemera irarika ry'umunyabwenge. Reka tuhasome muri Zaburi igice cyaho, yego Imigani igice cyaho cya 3, twumve kwatubwira. Imigani igice cyaho ni icya mbere. Ku murongo wa 20 haravuga ngo bwenge ahugura niwo mutwe wawo, niko havuga. Baravuze ati bwenge arahugurira mu nzira, yumvikanisha ijwi rye mu mahuriro, mu miharuro. Komeza ngabo ku murongo wa 21. Aterera hejuru mu mahuriro yo mu marembo, mu mudugudu niho yumvikanishirizamo amagambo ye ngo yemwe mwabaswa mwe muzakunda ubuswa mugeze ryari. Tube turetse gatoya. Yemwe mwabaswa mwe muzakunda ubuswa bwanyu mugeze ryari. Komeza. Namwe bakobanyi muzageza ryari kwishimira ubukobanyi n'abapfu mukanga kumenya ubwenge. Yego, komeza hepfo. Nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye. Narabahamagaye nzabamenyesha amagambo yanjye. Narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho. Ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho. Yego. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Ese ashimwe. Tubonye amagambo akomeye cyane kuri Muswa. Yararikwaga na bwenge kugira ngo ave mu buswa bwe, noneho bwenge amuhereze umwuka we, ndetse amuhereze n'amagambo akomeye abasha kumukomeza. Ariko ngo yanze umuburo we, ngo yanga no gucyaha kwe. Ariko nyuma y'ibyo byose ngo yagombaga guhura n'akaga, ariko ako kaga yatinyaga nikamugeraho, nibwo azumva yuko iyo miburo yacyashywe, uko gucyaha yacyashywe akakwanga, niho bigera imibereho ye yangiritse cyane, kandi akazagera mu kaga gakomeye cyane. Rero bwenge araduhugurira kugira ngo tuve mu buswa bwacu, twakire ubwenge buva kuri we. Ni ukuri igihe cyose umuntu ageze ku musaraba, yego, umutwaro umukurwaho. Kubera iki? Ntabwo ari umusaraba gusa nk'igishushanyo, ahubwo uwawubambweho arakiranutse, kandi ntabwo yapfiriye ibyaha bye nk'abatambyi ba kera. Kuko mu gihe cya kera, mu gitabo cy'Abalewi igice cya 4, igihe umutambyi yakoraga icyaha, nawe yari akwiriye gushaka igitambo akagitamba, akahatura ibyaha. Ariko umutambyi mukuru ari Yesu Kristo yabambiwe ibyaha bitari ibye. Mu Kristo yahageraga ibyaha bye byamukuweho. Guhera icyo gihe atangira ivugabutumwa nk'umugambi w'Imana, yuko mu gihe tuvuga nk'uko yatumye abigishwa muri Luka 24, nuko nimugende mubwiriza abantu ibyo kwihana, ariko namwe muzabe abahamya b'ibyo. Bivuze iki? Byakorewe muri bo. Bari kubwiriza amakuru atarayahandi, bari kubwiriza amakuru. Ikigaragara, mu Kristo agitangira ibwiriza butumwa yahuye n'abantu basinziriye. Bisobanuye igihe cyose
turi kure y'irembo tuba turi kumwe n'umwanzi udutera gusinzira. ariyo mpamvu yababwiye rino somo ryo mu rwa mbere rwa Petero, akaba ari naryo dusoma tugakomeza. Rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 8 handitswe ngo mwirinde ibisindisha mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka uwaconshomera. Yarari kubararika aberekeza mu byanditswe byera, kuko niho hari inzira. Kandi nk'uko mubyibuka dutangira kino gitabo, yasomye umuzingo utuma akanguka. Nuko mubwiriza butumwa aza kumuburira, aza kumwereka, aravuga ati ese urareba itabaza basi? Ati itabaza basi ryo mbasha kuribona ni ibyanditswe byera. Nuko nguko impamvu yari kubabwira yuko uyu mwanzi nyine ameze nk'intare yivuga, nuko yaje mu isi azi yuko afite igihe gitoya, atari kugira ngo atugirire neza, ahubwo ngo aturimbure. None twavuga gute kuri muswa we? Tubonye muswa, twavuga dute kuri bute? Bute noneho uwo we agereranya nande? Tugira icyo tuvuga kuri bute, mbese uwo bute numeze gute? Ikintu gito navugaho, ahangaha mu Kristo twavuga yuko yari amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, amaze kumusobanukirwa, amaze kugera ku musaraba ibyaha bye bimukuweho. Iyo umaze gukizwa, umaze kwakira Yesu ahita kurarikira kujya gukiza abandi. Aha rero yaragiye abona abantu bari mu nzira bisinziriye, ndetse ikindi bari baziritswe. Ibi ngibi bigaragaza umuntu utarakwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Noneho amaze kubabona ababwira iby'agakiza, amaze kubibabwira, ababwiye n'uburyo yabibakuraho, baranga barakomeza. Harimo butakomeza kugira ubute, Ruhangara waravuga ati yaravuze ngo ikibindi cyose giterekwa ku cyacyo ndiba. Ubwo nyine ni nkaho yari amufetse, ntabwo yarashaka kumwumva, yarakumva ko ahari ko ariho heza. Noneho butewe arabyumva, amaze kubyumva ariko aravuga ati reka nkomeze nisinzirire. Nk'uko umuntu ashobora kumva ijambo ry'Imana akumva arafashijwe, ariko akavuga ati nzaba nihana ejo, kandi nyamara ejo atarahawe. Rero Yesu yaranabivuze ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Aha rero nubwo byagenze gutyo bose binangiye, ariko yarababwiye ati intare iri ahangaha yivuga ishobora kuza ikabarya. Koko nyine yari yamaze gusobanukirwa, iwe yari amaze no gusobanukirwa n'ibyo duhanganye nabyo. Ubundi duhanganye n'umwanzi Satani. So rero igihe cyose twumvisha ubutumwa tukabukerensa tukanga kubwumva, Satani we ikintu ashaka ni uko tutabyumva, ikindi kandi ashaka yuko tuzarimbuka. Rero nahacu kugira ngo twumvire ijwi ry'Imana, twumve ku bantu yadutumyeho, kuko niba bitagenda gutyo bizarangira turimbutse. Yego, kuko yaranavuze ati yewe usinziriye we kanguka uzuke, Uwiteka abona uko Kristo abona uko akumurikira. Rero Ruhangara ni abantu badashaka ijambo ry'Imana, ni abantu bakoba iby'ijambo ry'Imana, igihe ijambo ry'Imana ribararikira kwihana bakarikoba. Ndetse tubonye yuko ubute ari abantu bagira ubuti by'Imana, bumva bashimishijwe n'iby'isi, ariko ntibashimishwe no gushaka Imana binyuze mu kuyiyegurira. Na muswa nawe ni umuntu udashaka irarika ry'abanyabwenge, irarika rya bwenge, ari we Yesu Kristo, kugira ngo amuhereze ubwenge. Ngo kuba Uwiteka ni bwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka, niko Uwiteka avuga. Ikindi tukiri ahangaha, aha baravuze ngo mu Kristo ababazwa nuko abantu bari mu kaga kameze gatyo batitaye ku kugira neza k'umuntu ushatse kubakiza ku mbabazi. Yego. Abakanguriye, abagiriye inama, yemeye kubafungura iminyururu. Ahangaha mu Kristo yari ari gukoresha uko ashoboye kose kugira abashe kubafungura, ariko banga ubwo butabazi. Noneho akibabajwe n'ibyo, abona abantu babiri burira inkike y'ibumoso bw'iyo nzira ifunganye kugira ngo bayigeremo. Ahangaha akimara kureka abo ngabo, kuko nyine bari banze kumvira, bari banze kuyivamo, ubwo nyine bari bamwihaye. Noneho akomeje inzira asanzeyo n'abandi. Noneho ku nkike y'ubumoso bw'inzira ifunganye kugira ngo bayigeremo, barihuta bamugeraho vuba. Umwe yitwaga Mihango y'idini, undi yitwaga Ndyarya. Bamugezeho mu Kristo aganira nabo atya,
ubwo kadukomezaho twumve ibintu baganiriye. Arababaza ati murava he mukajya he? Baramusubiza bati twavukiye mu gihugu cyitwa Ndirarira, turajyanwa ku musozi Siyoni no gushimirwayo. Arababaza ati ko mutinjiye mu irembo rirasukirwaho ryo muri iyi nzira, ntimuzi yuko byanditswe ngo uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akurira ahandi, uwo ni umujura n'umunyazi. Yohana igice cya 10:1. Uwo mugani usobanurwa ngo umuntu wese ni we wikiza. Baramusubiza bati abo mu gihugu cyacu bose bagira ngo inzira y'iryo rembo ni uruboko. Nuko bamenyereye kunyura mu nzira y'ubumoso y'ubusamo, bakurira inkike uko dukoze. Arababaza ati ariko umwami nyir'ururembo tujyamo ntazabita abaca mu mateka kuko mucumuye amategeko yandikishije? Baramusubiza bati ibyo byikubabaza, ibyo dukoze ni muhango w'abiwacu, kandi ndetse tubasha kuzana n'abagabo bo guhamya yuko uwo muhango wahereye kera hashize imyaka irenze 1000. Arababaza ati kankomeze kana gatoya ubundi duhita tuvugaho ikintu gitoya. Arababaza ati uwo muhango wanyu mwawuburanywa mwawutsinda? Baramusubiza bati umuhango umenyerewe ukamara imyaka irenze 1000 ntiwabura kwemerwa n'umucamanza utabera ko uhwanye n'amategeko, kandi ubwo tugeze muri iyi nzira uko twagezemo kose ntibihwanye. Ubwo turimo nawe winjiye mu irembo ntuturusha kuba mu nzira, nubwo twure inkike none uturusha iki? Ngaga tugera gano tuvuga. Aya magambo arakomeye cyane kandi agaragaza uburyo abantu benshi burira ku nkike badaciye mu irembo ry'intama. Kandi twabonye yuko uciye ahandi adaciye mu irembo uwo ni umunyazi n'umujura, ndetse uwo nguwo azabona akaga cyane, nk'uko tuzakomeza kugenda tubibona mu byigisho bizagenda bikurikiraho. Ahangaha tuhabona amagambo atangaje cyane. Abangaba bari uwo muhango wari waramenyerewe cyane wo kurira mu nkike, ngo ikibi ni uko bataba bari mu nzira. Twabonye ubwa mbere abari bari uruhande rw'inzira, ariko ababo ngo binjiye mu nzira, ariko ari ikintu kibi gitangaje, baciye ahatanyurwa. Mbese guca ahangaha ni guca ahandi udaciye mu irembo bivuze iki? Bivuze ko bashaka gukizwa n'imirimo yabo, ntabwo bashaka gukizwa no kwizera Yesu Kristo. Kuko kwizera Yesu Kristo nibyo byashoboraga kubakiza, noneho uko kwizera kugakorera mu rukundo, kukabahereza iyo mirimo. Ariko bo bashatse gukizwa n'imirimo yabo badakijijwe na Yesu Kristo. Kristo abahereze ibyo bakora nk'uko mu Kristo byagenze. Harya mu Kristo byagenze ntabwo yaciye mu irembo, amaze guca mu irembo bamwereka aho kwiriye gukurirwa umutwaro. Bamweretse aho kwiriye gukurirwa umutwaro, niho yagiye akaruhuka. Ariko ababo ntabwo bari bashaka gukurwaho umutwaro, ahubwo bo bashaka gutwara ibyaha byabo uko biri, uko bakabaye bakagenda bagakora umurimo w'Imana, ariko umutwaro kibariho. Yego, bakimeze kwa kundi bari basanzwe, ariko turakora, turabwiriza, turigisha, turaririmba, ariko n'ibindi nkomeze nkore na bya bindi ari nsanzwe nkora. Ikindi ikiya kibyuca ubundi ni uko dutangira urugendo tutazi aho turi kujya, tutazi ibyo turimo. Kuko abenshi nyine nk'uko bivuze, ndabwiriza, ndaririmba, ibyo byose uko mbikora ubwo ndi mu rugendo, ni mu nzira nyayo. Cyangwa kuko urugendo iyo rutangiye tubwirwa ko tugomba kwatura, tukihana, twamara kubabarirwa nk'uko umukristo yabigenje, yageze
imbere y'umusaraba aturwa byose twabihuza n'isomo rituruka muri Matayo 28 Matayo 10:28 mwese abashye n'abemerewe muze musange ndabaruhura amaze kuruhurwa noneho bagiye gutangira umurimo ariko yaranyuze mu nzira nyayo noneho iki kitwica nuko dusa nkaho dukurikira abandi hagiye dukurikiye abandi cyaka tukumva ibyo batubwiriza twabihuza n'abanyabute abasore cyane ntabwo dukunda kwisomera ngo dusobanukire ahubwo dukunda kubwirwa kuko tugira ubute bwo kwisomera naho byagenda gutyo kuko tuba twaguye n'ababwiriza batandukanye ubwo ibyo batubwiye nibyo byanyabya kugira tugende twishakire naho dusobanukirwe tubone dutangire urugendo kandi kubira turutangira nuko tuzasikirwa mu Kawera akatubera kuri kose kuko nabigishwa mbere Yesu ajya mu ijoro abwira ati ndagiye ariko nzabohereza mu Kawera kandi kugira batangire umurimo nuko bamanje basukirwa mu Kawera maze bagatangira urugendo rero iki gihe kitwica nuko ntabwo tuba dufite mu Kawera muri twebwe ntabwo tuba dusobanukiwe n'urugendo dutangiye noneho na byaha byose tukabyinjiranamo twari twumva ko turi mu rugendo kunda twanabihuza imirimo myiza abantu benshi uzabaza bavuga ati nubwo ntajya gusenga ariko mfasha bake nkora bino byose gute na buri joro rero bisaba tuba dufite bwabujije n'undi tutarasobanukiwe no tugapfa guhaguruka tukagenda kandi tutazi n'inzira tugiyemo nanjye akantu gato ndi bwongereho amazina yabo yo yonyine arisobanura kuko amazina yabo harimo umwe n'imihango y'idini undi n'indyarya icyo bivuze imihango y'idini nk'uko mwakomeje kuyivuga umuntu akora gahunda zose z'itorero kuko yumvishe Yesu amaze kumwumva yemera kuyoboka ariko ayobotse ajyamo nyine atamusobanukiwe neza ntabwo yigeze amwigaho neza ngo amumenye uwo ari we amenye uwo akurikiye ahubwo agakurikira abandi yamara gukurikira abandi akagenda agasanga imihango y'idini ikora noneho nawe agahita aba umwe muri bo noneho agahita yumva ko bya bintu byose byakura ko ari byo bizatuma ajya mu ijuru akumva yuko bya bindi akora byo byonyine ko ari ko gakiza kandi atari ko bimeze abo ngabo baba bakweretse inzira nawe uba ugomba kujya kwishakira Yesu uwo ari we ukamumenya ku giti cyawe kandi ngo nibwo bugingo buhoraho Yesu yarabivuze uko bakumenya ko ari we Mana y'ukuri bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Kristo naryo banga kuko n'ubundi ni we rembo igihe cyose twarikikiye kandi ubundi se irembo kuba ari Kristo ubundi ubwabyo bisobanuye iki Matayo 1:21 uwo ngaho uzamwite Yesu kuko ari uzakiza ibyaha abantu be ni we rembo nitumubona tuzagira igishinja mu mibereho yacu kubera iki atagambiriye kutwica ahubwo kugira ngo adukize ba bantu buri nkike kandi bakanavuga ngo tugiye gushimirwayo bari bagiye gushimirwa iki koko ntacyo bagiye gushimirwayo kubera yuko ijambo ry'Imana ribaharatura twese twakoze ibyaha dutandukanwa n'ubwiza icya kabiri ibihembo by'ibyaha ni iki ni urupfu kandi none uwo Kristo wo dukuraho ibyaha rero iyo twuri nkike nk'uko bavuze ngo twazana abahamya benshi babimenyereye abo ngabo ni babayobozi babaruriye inkike n'ubundi bakazana bizera nabo baburiza inkike nk'urugero ugasanga barakubatije ariko ikintu cyo kwihana no kwatura ibyaha ntukizi ni cya kabiri ugiye mu mirimo ariko uri gukora imirimo nyir'umurimo ntimuziranye tumenyana binyuze mu kwiga ibyanditswe byera kandi umumaro w'ibyanditswe byera ni uwuhe ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye aba bantu baruriye kugira ngo bagende mu nzira uko babishaka ariko iyi nzira idahereye ku kwihana atari mu cyuka ahubwo ibyo twemejwe n'ijambo ry'Imana iyo nzira ibipfuye imirimo yose twakora ntaho yazatugeza usibye kurushywa n'ubusa tukazarimbuka Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo ntaho ujya kwa data atamujyanye kandi inzira ica mu buturo bwera kandi iyo nzira ibanza guca mu irembo kugira ngo ugere ku gitambo uca mu irembo rero udaciye mu irembo sinzi aho wakurira ugasorera ku gikarabiro uciye wasimbutse irembo wagiye guca ku gikarabiro nyamara ibyo ngibyo icyo gikarabiro gishushanya umubatizo umuntu ugasanga aho kugira ngo ace mu irembo aratarutse agiye ku gikarabiro akajya kubatizwa
noneho agahita agenda hera aho naho nubwo aba ari ko adafite Kristo umusobanurira, ahubwo aragenda agaparaparanya agafata ibyahe n'ibyahe akapfa guhuzahuza akavuga ngo ari gukora umurimo w'Imana. Nyamara umuntu winjira mu irembo akagera ku gicaniro cy'ibitambo, aho ngaho uwo muntu niwe ushobora kujya ku gikarabiro agakomeza imbere ku buryo nyine ibintu bye biba biri ku murongo neza, kubera ko yaciye mu irembo ndetse akagera ku gicaniro cy'ibitambo ari cyo musaraba wa Kristo. Iyo umuntu yageze ku meza y'imitsima yarihannye, ni naho ibyanditswe byera bisobanuka neza. Kuko iyo umuntu yamaze kwihana aba yarapfuye kuri kamere, umutwaro waramuvuyeho, yarakiriye umwuka w'Imana. Kuko ibyanditswe byera yari iby'umwuka n'ubundi, kuko nawe yabaye uwo mwuka, birushaho gusobanuka rwose. Murakoze cyane, katugere dusoze. Ariko nyine kamvuga kano gatoya, ikintu kibabaje muri iyi minsi ni uko abantu bitwa ngo ni abayobozi b'itorero cyangwa se n'abapasitoro, ubu ngubu umuntu araza akajya mu itorero, yamara kujyamo akabatizwa, nyamara akabatizwa atazi ngo icyo abatirijwe ni iki. Akabatizwa kugira, hari ibintu bisigaye bibaho kenshi, akabatizwa kugira ngo abone ukuntu aririmba, nyamara agiye kuririmba, noneho azagwa muri bya bindi ari kwiririmbira, ariko ataramenya ikintu duhanganye nacyo, ntabwo azaba arasobanukirwa intambara turimo, ahubwo we agume muri bya bindi gusa byo kuvuga ngo arakora inshingano mu itorero, yigumire muri ibyo ngibyo, noneho bitume hanaza n'ibindi, akomeze yizerere muri ibyo ngibyo, akomeze akora imirimo, nyamara atarakwihana nyakuri. Rero kadusenge kandi tunasabe wenda n'abayobozi, Imana ibishurire mbere y'uko uvuga ngo ugiye kubatiza umuntu kubera ibyo ngibyo, ahubwo umubatize kubera ko yemeye Kristo nk'umwami n'umukiza kandi abihamije neza. Kuko bitabaye ibyo, mu gihe cy'imperuka wazabibazwa, kuko waba uri kuyobora umuntu nyamara utamweretse uwo agomba guhangaho amaso. Ariko umuntu icyo afite mu mutima nicyo gisohoka ku munwa, kandi umuntu yigisha icyazi. Kristo yigishaga imibereho ye. Natwe nimba dushaka kuyobora abantu ku by'agakiza, ku bugingo buhoraho, tugomba kubigisha imibereho yacu. Ntabwo tugomba kwigisha abantu imibereho itaturanga, tugomba kwigisha abantu imibereho yacu, ibi turimo akaba ari byo twigisha, niho tuzaba abahamya b'ukuri. Ntabwo kwigisha abantu ibintu bitadukorewemo nta mbuto byera, ahubwo ni ukuzana abantu mu irimbukiro. Ngo abafarisayo ngo bigishaga abantu ngo bakazerezwa imisozi no gushaka umuntu umwe kugira ngo yemere idini yabo, muri Matayo igice cya 23 ngo yemere idini yabo, ariko ngo bagatuma abaruta inkubwe ebyiri kuba umwana wa Gihenomu. Rero bavandimwe mudukurikiye, twiyegurire Kristo kuko ari we byiringiro by'umugisha, kandi niwe utanga ibyiringiro bizima. Iri jambo niyo muyobozi wacu, kandi niryo rishobora kuduhesha ubugingo. Binyuze muri iri jambo turakira, tugakiranuka, kandi tukagira imibereho inesha kubwo kumwiyegurira, kubwo kwishingikiriza ku byadukoreye, duhabwa imbaraga gutsinda. Ndabibifurije mwese, ndetse turushaho gukomeza imbaraga dushobora gukura mu ijambo ry'Imana. Amen. Umva reka mbabwire, impamvu abantu baba imihango y'idini n'ubundi bakagendera ku nzira batojwe n'abayobozi babo, nuko baba batigira ibyanditswe byera. Nkuko bayoboye ntibakagira ikibazo, ijambo ry'Imana ryaduhaye isezerano ngo bose bazigishwa n'Imana. Icya kabiri, iyo twibumburiye nibwo tumenya ukuri, Kristo nkawe kuri. Kuko Kristo yaravuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Nitwibumburiye ibyanditswe byera niho bizasobanuka. Urugendo rwo mu ijuru tuzarugenda, kuko ibi byanditswe nibyo bibasha kutuyobora. Murakoze cyane rero, kadusoreza ahangaha. Imana ibafashe kandi ikomeze kubasobanurira mu izina rya Yesu. Kadusabe Joza dusengere dusoze. Twari gushima Imana yacu, tugashimira uburinzi urimo kutugirira ibihimbariza. Hano haturinze abanye natwe, hari abazacicekerwa,
ako dukwiye kuba tukiri bose kuturusha ubwiza ahubwo mu rukundo n'akanya uba twongereye tujye kubapfusha ubusa ahubwo udeho kwizuzanya nawe kugira ngo nawe twava mu mubiri tuzaza kwibugenga buhoraho turakwinginze ngo ibyigisho bijye bitambuka biri byo gukiza imitima y'abari bubirebe ndetse n'abari bubyumve kandi natwe dukomeze duheze imbaraga turuka kuri wowe dukomere mu buntu bwawe kugira ngo ibyo tujya twigisha natwe bibe ibyo kuduhindura no kugira natwe turinde ibyo tusabe tubyizeye mu izina rya Yesu. Amen.